Ese George, umugore wawe umuzanye gukora iki hano ko? Nta kibazo byireke. Ibintu bifite mu ntoki nta kibazo n'ikibazo. Nyamara George, ibintu uri gukora rero ndabona wapi kabisa. Brian, we tuzi bimeze neza. Ntabwo tugenda guhakana ko kumwe. Okay. Ibyo ndabyumva nta kibazo. Abasuje ntabwo mumenyere hano cyane ariko umugoroba naje kumwe n'umwigisha wanjye kandi n'umufasha wanjye. Hari indirimbo rero bifuza ko turirimbana, ndamusaba ko yatera intambwe mukomera amashyi. Reka rero sabe uri kuhanga kw'ibyuma, hari indirimbo nkunda arabizi ayishyiremo tuyiririmbe. Okay. This one. Sheri, Mayisubuko yagize ibihe byiza cyane pe, ariko we byari birenzeho. Gusa cyabura akantu gato kugira ngo wongere mu marushanwa. Sinzi impamvu uri kushimira gusa niba nagakwiye gushimira kuko ndi umusaruro w'icyo wangize cyo. Nanakwifuje ndetse yuko ibi byose nabaga narasohokanye na Brian niba wowe byari kuba ari akarusho. No Sheri, witekereze ibyo ngibyo. Byahise reka tubyibagirwe. Igihe cyiza ni iki ngiki. Byiza biri imbere. Umugore udasanzwe. Musubije amaso inyuma nkari uburyo nagutotezaga, ubwira nabi, ngufata nabi. Ntabwo wari ukwiriye umugabo nkanjye. Gusa wasubiza ibihe inyuma. Aba umugabo ugukwiriye, uguha buri kimwe cyose waba ukeneye mu buzima. Ndagukunda cyane. I love you so much. I love you too. Brian, Iyo mbona ni kuri gukoropa nta mukozi mufite. oya, nta mukozi dufite. Uretse ko nta n'uwonyene ngewe. Uzi ukora isuku uririmba wangu? Uzabigerageze uretse gato wangu. Uzagerageze gukoropa se? None. Cyangwa wasaze mani?
bite byamubana iki urabona ari ibintu koko cyangwa umugore yatangiye kukuganza ngaho nawe tekereza umaze ibyumweru 3 utaza mu kazi ubwo uratekereza iki urumva uri tayari ariko se bro bite cyawe basi ndimo nabyo sakazi ndi kugerageza gutabara company yacu utabara iki rekana n'ibya company we kwitwaza ibyo ngibyo ibyo byiburi ibyo byararangiye ahubwo ngere cyo mbona ukeneye umuntu wakumvisha ukuntu umugore atangiye kukuganza wowe urambwira ibi n'ubuzima nganza cyegeza ko mu ruhande rwiza ntabwo umugore maranganza ahubwo Lydia arimo aramfasha kugerageza kuvumbura ibindi bice by'ubuzima ntarinzi ahubwo sanga nararangiza ntabwo namukira urabona utagiye gusara wowe kugira sha nabuzwa n'iki se sha vugire ntabwo ari ubuzima kabisa umwana urazi wawe umugore koko ni hatari uriya mugore ntiyoroshye iyo yavuze ntushobora kuvuga ariko twarasezeranye hari amasezerano twumvikanyeho ndimo ndabikora rero ntabwo ndi ukuntu nabigenza ashyizeho amabwiriza tugomba kuyumvikana yego umenye ko hari ikigo tugomba gutabara hariya kandi umwanya w'ubuyobozi urakenewe George mfa rero mubwire garuka ku isi ibintu bitaragera hako se nta nubwo ubona ko umugore ari kwifashisha ibi urimo kugira ngo akunda kugira igikoresho ngaho reba nawe yamaze kukugira umuboyi kandi uzabimenya nyuma ariko usigaye uri munsi y'ibirenge bye ugomba kumwereka ko ari wowe boss mu rugo ko ari wowe uyobora shaye vugire se ujya ngenda setse ndishimye wabushyira mu mwanya wanjye ariko umura ibyumweru 5 gusa ibintu bigasubira aho byahoze okay gusa ntuzavuge ko ntakubwire muryoherwe n'umugambi wavuye w'umutetsi mwiza ndagerageza ese umugore ntabwo akiba aha ngaha ariko nakubwiye ko umugore wanjye yagiye kureba mama we ariko mukanibabaje kuva ryari umwemerera kuba hanze kugeza aya masaha ubu ni sangahe ariko wamuhaye agahenge kwa umugabo ukaba ari mu rugo rwazo icyo akora si mama wariye ibyo birimo birakonje ndabona baje chérie ça va meze neza uriya yambisheri ndaba umusinzi mwari kumwatsinda bitetse ubwo uri mu biki ndagerageza kurya wowe ubwo nta nubwo ushobora kwigirira isoni ubu ni sangahe urabona igihe uziye erega nta n'isoni urazizengurutsa muri iyi nzu ugatangira kurya n'ibyo umwana wacu adutekeye mama uretse akarya ibyo ni ibyacu twese kandi nta kibazo kiri muri uyu ni umugore wanjye ubwo se ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko ikintu cyose azajya akora ariko muzajya mwanza mukabyumvikanaho uyu mugore arimo aragerageza kukuganza mushiti we Brian yarabivuze ngira ngo arabeshya mfata umwanzuro wo kuza kubyirebera none dore ibyo yavuze nibyo nasanze muzi n'ibindi
igihe cyose nyiri ahangaha wowe ugiye kuba umugabo nawe umugore mu rugo, muranyumva neza? Ayo niyo masezerano yanjye. Amahane yawe ntajya ashira rwose. Ugomba kumenya ko uri ikinege muri uyu muryango. Ntabwo nakumva ibintu bitagenda neza kuri we ngo ndyame sinzire. Ntabwo bishoboka. Ese nimba numvishe neza igihe cyose kiri ahangaha ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko naje kumurana namwe igihe ahangaha. Papa, ibyo muvuga nibyo? Icyo gitekerezo cya nyoko ariko nanjye ngomba kubaho nisanzura. Ahubwo n'ibikapu byacu biracyari mu modoka. Ese murajya ngenda cyafite imyaka 5. Ndi umugabo ndakuze. Uje umugore yakugira inganzo ukabimenya ngaceceka. Mugize kuza mutaneguje. None ngo igihe cyose muzamara ahangaha. Ese ibyo ni ibiki? Nakubwiye ngo tuje kubana nawe ahangaha kugeza igihe ibintu byanyu bizasubirira mu buryo. Niko bimeze kandi nta kundi. Shari, ndaza kubikemura. Okay, maze gutunganya icyumba cyanyu cyegeranye n'icya Leya. Nizere ko mwarangije kurya ushobora kwandurura. Njyamisha niyo mpamvu ndabona sinzira. Arananiwe. Nze mbere. Shyira hasi. Icara hasi nawe bikore. Ariko njye nta kibazo. Kandi kuba ndi kubikora ndumva mbyishimiye nta kibazo. Utekereza ko nzakomeza kurebera uko ufata umwana wanjye uko yiboneye? Ibyo ntabwo ari byo. Uribeshya cyane. Mbahungira ikintu utaroze. Nari naje hano kwamara igihe gito. Ariko kubera ibyo nasanze ahangaha ngiye kwamara igihe kirekire. Ibintu byose banze bisubire mu buryo. Ushaka kuguma hano kugeza igihe uzashakira. Nta kimwe bizahindura. Niba ushaka umwana wawe dore nguriye mujyane. Mujyane rwose. Hanyuma neza cyose. Mama? Iyi shitani n'ibitaro bikwisha. Ese ibyo bikwiye gukora ibi ngibi? Ariko mwana yase sinaryari. Kagenda. Uba kugira inganzo mbirebere gutyo